N'amakuru ababaje kandi ateye agahinda arimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, yabereye hariya mu karere ka Kirehe, mbega ibintu bihabereye, mbega ubwicanyi bubabaje, Mana y'isi n'ijuru, birababaje kandi biteye agahinda ibyumvikanye hano muri kano karere, mbese ko birimo biragenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ari abagenderera kano karere ka Kirehe ndetse n'ababyiboneye amaso ku maso, bose nyine barimo baragenda bagaruka kuri iyi nkuru y'icamugongo, kuri iyi nkuru iteye agahinda yumvikanye hano muri kano karere ka Kirehe. Mbese ubuyobozi bwaba bwatangaje iki? Mbese iyi nkuru yaba yumvikanye mu kahe gace? Ibyo rero byose urimo uragenda wibaza, nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu ibabaje kandi iteye agahinda yumvikanye hano mu karere ka Kirehe. Ni inkuru rero ya nyakwigendera witwa Nsabimana Eric, yaje mu rugo yavukagamo, ngo ubwo rero yaraje muri urwo rugo yavukagamo, yaje aje kugurisha umunani wiwe ashaka kuba musinyira ku gipapuro, noneho ahasanga uwo bava inda imwe ariwe murumuna we witwa Niyitanga Olivier, noneho nyine bararwana, baje kurwana rero ngo uyu murumuna we witwa Niyitanga Olivier ngo batura umupanga, noneho awutemesha Nsabimana Eric, ngo kuko nyine yaraje guteza akavuyo mu rugo rwabo, ngo kuko kandi ngo bahora bamusinyira amafaranga, yamara kugurisha akagenda akayanywera inzoga, ntihagire n'ikindi kintu ayakoresha. Rero nyine baza kuza gushyamirana, umwe aza kuza kuvutsa ubuzima undi. Ibi rero byabereye mu murenge wa Mushikiri, ni mu kagari ka Bugarama, ni mu mudugudu wa Rutare, nk'uko nyine byagiye bitangazwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu. Umva ibyatangajwe n'abaturage. Ntabwo byabereye hano, ejo bundi kwa Kangahera, uyu munsi turi ku wa gatatu, ku wa mbere twagiye tubona ubuyobozi buje hano mukuru w'umudugudu n'uwo muhungu wo batemye. Baza hano, uwo muhungu arimo abwira nyina akamusinyira, ngo yamuhaye umunani, nyine we arawugurisha ariko mama wiwe atabizi. Ubwo uwo muhungu araza n'ubuyobozi ari kuvuga ati nyina namusinyire, bari bamuhaye 1/2 hasigaye yandi, bavuga ko bazayamuha mama we yasinye. Umunani mu mafaranga oya, isambu we ni ubutaka yagurishije mama we yagize ute ngo yamuhaye. Noneho mama we kubera umuhungu n'ubundi yari igisambu mu buzima bwe, nyine n'ubundi yari umuntu utumvikana, yari umuntu kubagana cyane. Mama aravuga ati ntago nasinya kuko mujya kugurisha si mwambwiye, kandi n'umunani warawugurishije, warugurishije ubutaka bwanjye bwite. Mama warabyanga. Amaze kubyanga, ubuyobozi bubura ukuntu bugira ute bubikemura, barataha. Batashye mu kanya gato, uwo muhungu ahita agaruka, nyine uwo mama ngo wari wagurishije ubutaka aha ku rugo. Uwo mukuru araza hano ku mudugudu, hariho ibitoki 2 arabitema muri uwo mugoroba, ko yari yavuze ngo ari gushaka nyina ngo ari we yica. Mama wabirebye ahita yigendera. Ibyo bitoki uwo mukuru arabifata, aragenda arabigurisha. Amaze kubigurisha, aragenda arara iyo ngiyo. Amaze kurarayo, ejo nko mu masaa 6 n'indi minota ngo icyo zishyira saa 7, araza atema kiriya gitoki. Amaze kugitema uwo muhungu muto, uwo muhungu muto yarari hano, aravuga ati, uwo mukuru aravuga ati ntago ndarangiza ibirimo kungenza, ndaje mfati inka nyiteme, mfati ingurube nyiteme,
ati mbese ndanyurwa ari ukuri urugo rwose nabishe. Uwo muhungu muto araza wabaha, ariko uwo mukuru ntabaha nyine, yari afite n'urugo rwe, yari afite urugo rwe. Rwarasenyutse. Birangije uwo muto yari afite agahinda, nubwo n'abaturanyi abangaba mu rugo ni hariya ruguru. Arareba bitewe n'ubuzima babayemo, buriya mama we ni umurwayi. Aremera agahaha ibindi bintu, ariko udutoki akaturekera ku rugo. Buri kwezi aba afite randevu yo kujya kwivuza. Udutoki ariko dushakamo amafaranga yo kujya kwivuza. Arebye ukuntu uwo mukuru we yaje akabitema, ntanyurwe nayo, akaba ari gushaka ngo kugira ute kubicana. Mama we yarahunze urugo, yaragiye, bari hano bonka. Uwo muhungu mukuru ajya imbere y'uwo muto ati ngaho nyica, ngaho nyica, kuko nawe yari afite umupanga, nawe agambiriye kugira ute kumwica. Ubwo umukuru we yari afite umupanga amaje gutemesha kiriya gitoki, umuto afite inkoni ati ngaho nyica, ngaho nyica. Kubera umujinya w'ibyo mukuru we amaze iminsi akora no mu bundi buzima babanyemo bitari sawa, aba amushikuje umupanga, kuko uwo mukuru nawe yari yamwikarazeho ari gushaka kumwica. Ahita amushikuza umupanga, amushikuje umupanga aramutema. Barirukanka ngo uti bamanuka hariya kwa shehe, agenda amukubita, umuto akubita umukuru. Bageze kwa shehe nibwo yamutemeyo n'indi mipanga, abantu baramufata. Shehe nyir'urugo nyine aramufata ati sigaho, arabireka. Abantu nyine tujyayo turareba, bakora ubutabazi bamujyana kwa muganga, bamugejejeyo arapfa. Ariko mu by'ukuri nubwo uwo muhungu yapfuye, mu rundi ruhande ntago yari mwiza. Uwo muhungu ni umujura, ni igisambo cya kindi cya ruharwa. Turi abaturanyi ba mama we pe, nawe yari atuye hariya hirya. Ariko ukaba utasiga ikintu mu rugo, byibura ngo urengera no kuri tuwarete ari muri karitsiye, bikagusaba gufunga inzu. Yari afite nka 20 wenda n'icyenda cyangwa 30, kuko arakuze. Umuto ni nka 25 sera. Uwo nyine muto we ni muto nyine. Uwo muhungu mu by'ukuri pe, ntago ari byiza ko umuntu yagukosereza wowe ukihorera, ntago ari byiza muri ubu buzima. Ariko yari umuntu ukunda gusakuza cyane, udashobotse, nta na gake yari ashobotse. Ntago twishimye wenda ngo nuko yavuye mu mubiri, ariko nanone iyo muri umuntu watamutanga nawe yari bumwice. Ni ukuri kw'Imana ni nka Satani yabatashyemo, byo bumvikanaga, ikintu cyabajemo sinkizi. Ariko ubwo byaje gutyo, mukuru we yarashenye inzu, amaze kuyisenya, asenya urugo rwe. Amaze gusenya urugo rwe, noneho birangije araza aza kusagarara murumuna we ngaje kurara ahangaha ari gukora indwano. Murumuna we ati jyewe ntago nshaka kugira ngo uba ahangaha kandi rukuza gukora indwano. Ariko gasesabuzano yose yaje byaturutse ku isambu ngo jye nimusinyire. Ni ugurisha ubutaka ntago nari impari. Jyewe ntago nasinyira ibintu ntigeze mbona ntariho. Ubwo birangije aherekeza abo bari kumwe babivugaga ngo nimusinyire. Agarutse agarukana igipanga atemagura ibitoki, jye nasize atemye ibitoki 2.
noneho ndavuga nti aba bantu uko byagenda kose ngiye gushaka uburyo nasaba ubufasha ubuyobozi wenda bubakiranure. Njyewe naraye mu gasozi nabyutse njya kuri RIB, maze kuva kuri RIB ngeze mu nzira hano hagati mu mudugudu, noneho bambwira ati umuhungu wawe mukuru yapfuye, byarangiye yishwe na murumuna. Ubwo amagambo yanjye nabyo yabikoraga, nabyo yibaga, byo singiye kukubeshya, yibaga bakanamukubita ntanabicikeho, hari n'igihe banamufunze ntiyanabicikaho, byo yabikoraga, singiye kuguhakanira. Uko yari amaze iminsi atabinaha avuga ko yimutse, nyine mu guruko gusenya inzu yavuga ati njyewe nimutse ndi kwimura ibikorwa, ntago nkiri hano, sinkiri hafi, mfite ahandi nagiye, mfite ukundi kuntu mbayeho. Twose wa muhungu we ko wabyaye umwana ukaba ufite umugore, ubu uri kwimura ibikorwa bijyana he? Ibyo bikorwa abantu batabona ni ibikorwa bimeze bite? Wagurishije ubwa mbere ntawakuvuze, wagurishije ubwa kabiri ntawakuvuze, wagurishije ubwa gatatu ugurisha byo n'ahatari mwawe no mu mukecuru hose ushyiramo, yagiye kubona abona imbago. Ubu ushaka iki? Ati njyewe nshaka kubazengereza nta kindi. Antoine ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mushikiri, nawe nyine ari mu bemeje runo rupfu rwa Nsabimana Eric. Mu magambo ye yagize ati turutse ku gushyamirana wenda murumuna we, gushyamirana bukaba bwaraturutse ku kijyanye n'uko hari ubutaka bari barahawe n'ababyeyi be, noneho kuko yari asanzwe ari umuntu urangwa n'ubusinzi n'iki ibintu bye byose agenda agurisha. Ubutaka yaragiye agurishaho ibice bimwe na bimwe, noneho hasigaza igice cya nyuma araje kugurisha, noneho murumuna we amubwira ko batamukongera kumusinyira cyane, ko avuga ko nahagurisha kuzabona aho yazubaka byaba ikibazo. Ubushyamirane buturuka kuri aho yari yanasubira ko yari yasinze, ajya kumurwanya, abanza gushaka gutema itungo, mu gushaka gutema itungo ajya kurwanya murumuna we Olivier, baza kurwana rero biza kuza kuvamo ko baza gutemana. Mu gutemana noneho nyuma mu kujya kujyana kwa muganga, agera kwa muganga kubera ko yari yakomeretse amaze gushiramo amaraso, biza kuza kumuviramo. Mbere na mbere icyo tugira nk'inama urubyiruko ni ukunyurwa n'ubuzima bw'imiryango bavukiyemo, basanze baravukiyemo, mu kunyurwa nayo bakanyurwa n'ubuzima bafite babayemo, none bikabafasha kuba bafata umwanya bagafasha ababyeyi babo kugira ngo bagire ibyo bakora, bagahera kuri ibyo, bagahera ku bushobozi buri aho iwabo, bagahera ku mirimo ihari, abantu bagakora bakumva ko imbere yabo nta wundi hareba niho ubwabo. Kuko uyu munsi wa none umubyeyi nimba kujyanye mu ishuri akakwigisha, inyuma yo kwiga bakaba nawe uza bwa bumenyi ubonye ukaza ukamufasha mu kunoza ibyo yakoraga, ari ukanashinga uvuga ngo amahirwe ari iwacu. Nicyo twabakangurira ni ukudasuzugura akazi, yaba nkuranya kwigendera urajya gusanga imirimo ihari yakora. Nimba dufite akazi umunsi wa none cyambere cyo nkari iwacu mu gice cy'ubuhinzi bw'urutoki n'umuceri, umukozi wagiye mu kazi saa sita baciye 1500. Urumva umukozi rero cyangwa urubyiruko umuntu ufite gahunda yo gukora ukwezi yabona 45,000. Aba mu cyo twakangura urubyiruko ni ukuzindukira mu kazi, abantu bagakora, umuntu ntasuzugura akazi, ntavuge ngo ariko narize ngo ubwo nzakora mu biro, narize nzakora ibyo nize, ahubwo umuntu akareba ikimwinjiriza amafaranga. Ku kijyanye no gushyingura byo hari uburyo babuteganyijwe bwo gufasha imiryango ikennye, uburyo bwo gushyingura. Turaza gukorana n'ubuyobozi bw'umudugudu n'umuryango muri rusange, aho hari umugari, bivuge ngo hari ingobyi, ariko bidaciye no mu ngobyi atanayirimo, twebwe mu rwego rw'umurenge hari amafaranga agenwe yo gufasha mu gikorwa nk'agira kugira ngo uriya muntu ashyingurwe mu cyubahiro. Yagiye ibabaza abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bavuga ko uyu nyakwigendera witwaga Nsabimana Eric ari we n'ubundi waje guteza umutekano muke, no bituma uyu murumuna we witwa Niyitanga Olivier aza kuza kumutema, nyine biza kuza kuviramo urupfu uyu Nsabimana Eric. Ari nabyo rero bavugaga ko uyu nguyu Nsabimana Eric aza kuza gutanga uyu murumuna we nawe yari kumugirira nabi,
uyu rero murumuna wa Sabimana Eric ngo yabikoze nko kwitabara nk'uko nyine abaturage bagiye babyitangariza, namwe mwagiye mubyumva. Reka rero natwe dusoreze hano, gusa nyine icyo twababwira ni uko nyine uyu Niyitanga Olivier wishe uyu mukuru wiwe yamaze kuba yatabwa muri yombi. Reka dusoreze hano n'iyi nkuru nyine twari twabateguriye. Icyo tubasabye nuko mwajya munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazugira kaza no kuri mugasiga nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutse. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ndetse n'ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, nabyo biba bikenewe. Ikindi kandi ushobora no kuvuga kuri iyi nkuru, ukavuga uko wayumvise, ukavuga niba abo bantu wari ubazi, ukavuga nyine niba nawe wari utuye muri uwo mudugudu ibingibi byose byabereyemo, kugira ngo nyine twese tujye tugomeza duhanahane amakuru. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru kandi ikomeze ibane namwe.